yavuganye nawe ko izakugaburira aho Imana yambwiye ngo nicyo gihe cyo kugira ngo ibahahire ibinjiriza ibyo kurya mu mazu yabo, kubera ko ngo inzara igiye gutera, ibyo kurya bigiye kwikuba, bigiye kuzamuka, bigiye guhenda, ndetse birahenda bigihari. Hari n'igihe abantu bazajya mu masoko bajyanye amafaranga ibyo guhaha babibure, kubera ko icyo gihe Imana icyemeye yuko kigerwaho. Nicyo cyiciro rero gikurikiyeho. Hakurikiyeho icyiciro cy'inzara mu gihugu. Wowe umurikiye, wowe unteze amatwi, wowe uri kunyumva, Imana yavuganye nanjye ngo hakurikiyeho icyiciro cy'inzara mu gihugu. Ntabwo ari mu karere, nta nubwo ari mu mirenge, ni mu gihugu hose. Imana rero niba yaravuganye nawe kizaguhahira, nagiye kubona mbona Imana irimo kugenda yinjiza ibiryo mu mazu y'abantu. Nta mufuka w'ibiryo wenda navuga nk'ibiro 25 bigeze mbonamo, ni ibiro 100, ifu y'ubugari ibiro 100, bishyimbo ibiro 100. N'urwo rwego Imana yabinyeretse. Ni ukuvuga ngo nkimara kubona iriyerekwa niho Imana yambwiye ngo ije guhahira abantu, ariko irahahira abantu ifitanye nabo gahunda. Bagumye mu mwanya, bakarindira, bakihangana, ntibiyanduze, bakaba bakirindiriye ku musozi Imana yavuganiyeho nabo. Aba bantu Imana yambwiye ngo mbabwire ngo ntabwo muzakorwa n'isoni. Imana yambwiye ngo mbabwire ngo uko Imana yatungiye Eliya ku kagezi k'i Keriti, niko igiye kumenya ubuzima bwanyu. Ntacyo muzaba, muri mu bwihisho bwayo, cyangwa se murarinzwe, muriho uburinzi bw'Imana. Ibizakenerwa byose Imana izabibamenyera, kuko niyo ifite ngo inzira zizajya zituma bibageraho. Mwebwe nta nzira, hepfo no haruguru nta nzira, ariko Imana yambwiye ngo niyireme izo nzira zo kugira ngo ibyo ngibyo ivuganye namwe mubibone, mubyakire. Ntimwirare, amafaranga yose wabona, icyo wageraho cyose, Imana iguciriye inzira ukabona amafaranga, muhahe. Wabihaha ukabibika, wabihaha ukagenda ukabyegeka hariya ukabitwikira. Ibyo ngibyo ntabwo mbizi, ariko Imana yambwiye ngo mbabwire ngo iciye inzira zo kugira ngo mubone uburyo bwo guhahirwa n'Imana. Ikimenyetso nuko abadafite amafaranga Imana igiye kubacira inzira mukabona amafaranga. Ndavugana n'uwo Imana yavuganye nawe, nushaka ube nta n'igiceri cy'icumi ufite nonaha, Imana igiye kugucira inzira zo kugira ngo ubone amafaranga uhahe ibyo kurya byo gushyira mu nzu, kuko igihe kirasohoye, igihe kiraje, igihe kibagereyeho. Abantu bagiye kurira, abantu bagiye guhura n'umubabaro ukomeye. Umva, nabonye inyanja ikomeye cyane kandi buri wese akwiye kuyogagizamo. Urayambutswa nuko rero hari icyo Imana yavuganye nawe, urayinyuzwamo nuko hari icyo Imana yavuganye nawe. Iyi nyanja buri wese agiye kuyinyuramo, ntabwo ari inyanja y'ikiyaga. Imana yambwiye ngo ni inyanja y'ibibazo, ni inyanja y'ibibazo bigiye kuza ntawe bitoranyije, bigiye kuza ntawe bisize, ni inyanja y'ibibazo. Ukwiye guhagarara rero wemye, ukwiye guhagarara ushikamye usenga Imana, kuko Imana yiyiziye ntawe itumye. Hari igihe igituma ikavuga ngo ntumye marayika, cyangwa ikavuga ngo nkoresheje umuntu runaka. Imana yambwiye ngo ntawe ikoresheje, iriyiziye. Noneho niyo yiyiziye kugira ngo isohoze ibyo yavuze inyuze mu kanwa k'abahanuzi. Bamwe barabivuze ngo babahindura injajwa, abandi barabivuga barabakubita, abandi barabivuga barabafunga, abandi barabivuga babahindura inzererezi, babita amazina abaho n'atabaho. Ariko Imana yambwiye ngo mbatangarize iri tangazo ngo nicyo gihe. Noneho icyo yavuze kirasohoye, gisohoreye mu maso y'ababireba, gisohoreye mu matwi y'ababyumvishe bakabikerensa bakabisuzugura. Igihe kirasohoye, nta kizabikuraho, nta kizabisubiza inyuma. Igihe kiraje kandi kibagereyeho.
imbuzi rero Imana yari yampaye kuzana n'uyu muntu Imana yabwiye ko azarya azanywa. Wirinde ntubumwe mu bapfapfa, ntubumwe mu bapfu, wizigame ubike, ntusesagure ubike, kubera yuko ibizaba uzabirebesha amaso yawe. Uzavuga ngo Imana yari yaravuganye natwe ngo niduhahe ibyo kurya, uzavuga ngo Imana yari yaravuganye natwe ngo nitubike ibyo kurya, kuko igihe kigeze bikabura n'ibihari bikazamuka ibiciro bigahenda. Uzabivuga wowe ubwawe ko ari Imana bivuganye nawe. Kandi Imana yampaye ikimenyetso irambwira ngo ibi ndi kuvuga hari bamwe ndimo kuvugana nabo uyu munsi mwongeye kubyibuka, yabivuganye namwe mu gihe gishize, bamwe mwari mwaranabyibagiwe, ariko Imana yambwiye ngo nimwongere mubyibuke, mwibukiranye uwuzi wongere umwibutsire ijwi ryavuganye nawe ko uzahahirwa n'Imana. Iki nicyo gihe rero niko Imana yambwiye ngo nze kubatangariza. Iki ni cyo gihe cyo kugira ngo muhahirwe nayo. Ntiwirare yagucira inzira z'amafaranga, yagucira inzira zo kugira ngo ibi ngibi bivuganye nawe ubigereho. Ugire ubwenge, ntusesagure, kandi icyo ubona cyose ukirinde, ukibere maso, kuko bigiye gusohorera mu maso yanyu. Mwarabibwiwe igihe kinini, murabyumva igihe kinini, ariko Imana yambwiye ngo ninze vuge ngo noneho iki nicyo gihe cyo kugira ngo isohoze igihe yavuze cy'inzara mu gihugu, nicyo gikurikiyeho nta kindi. Niyo mesaje Imana ifite yampaye gutanga, ariko ubwo impamvu yabyo yose Imana ije kurangiza umurengwe abantu bafite. Umurengwe Bibiliya ufata nk'ikintu gikomeye, kandi Imana yanga urunuka, kuko Bibiliya ivuga ngo nimupfapfa amaze kurengwa akandagira mu buki. Yego. Mutekereza agaciro ubuki bugira, uburyo buryohamo, ariko ngo iyo umupfapfa amaze kurengwa akandagira mu buki. Bantu mwariye mugahaga, mujye musoma inkuru z'Abisiraheli zibabere akabariro cyangwa zibabere icyitegererezo. Mu magambo Imana yabwiye Abisiraheli bava mu Egiputa, mu gitabo cyo Gutegeka kwa 2 igice cya 6 igice cya 8, ibiyama kwibagirwa. Yego. Kuko kenshi iyo umuntu amaze kurya agahaga aravuga ati ndazinduka cyane mba nakoze. Niyo mpamvu bisingiye ndaryama muza amasaha ryamira, mbese muzi ku mibare mba nateye, mbese ku buryo umuntu ngo yumva ari we yabikoze kandi ntabone imbaraga z'Imana zakoze ibyo bintu. Mwabantu mwe mukora bikagenda ntabwo ari imbaraga zanyu, kuko nimurusha abandi bantu gukora, ntabwo mubasha ucakora nabo babugira. Mu magambo wavuze hari amagambo wavuze ukotinga amagambo mu gitabo cy'itangira igice cya 41, Yosefu asobanura inzozi za Farawo. Yamubwiye ngo hagiye kubaho imyaka 7 y'uburumbuke izakurikirwa n'imyaka 7 y'inzara. Anamugira inama y'igikorwa, aramubwira ngo muhunike, mushaka ukuntu muhunika. No mu magambo wakoresheje wavuze Imana yaguhaye nuko banakwiye kujya guhunika. Turi mu gihe impeshyi mu Rwanda yabaye ndende cyane, usibye no mu Rwanda no ku isi yose bagize ibibazo by'amapfa. Ndeba mu binyamakuru nka za BBC n'ibindi binyamakuru mpuzamahanga bandika bavuga ko mu bihugu byinshi byo muri Afurika y'Amajyepfo, ubwo ni muri za Namibia, za Zambia, za gutyo, bagize amapfa maremare kugeza ubwo hari igihugu ntabwo narebye neza mumenye nibuka iyo nkuru, ariko bafashe umwanzuro ko bagiye kwica inzovu ngo 10,000 gutyo, kubera nyine ikibazo ngo abantu babuze ibyo kurya. Niba izo nzovu bazazirya, niba zizava mu mwanya noneho bakabona ibyo kurya zaryaga, sinzi ikintu bazabikora, kuko niba barafata icyemezo ngo barakiriga uko bazabikora. Ariko ibaze aho inzara itera mu gihugu bagafata umwanzuro wo kwica inzovu. Muzi ko imiryango mpuzamahanga yafashe umwanya cyangwa umwanzuro, ariko ibi bintu
reka nicare imbere ya kamera.